Ndi papa Sava. Ariko deje ese rekona mu nkarurira mugeba ubu kandi ubugiye kugira ngo zamuzanya ngo nkizabihe ubugiye kugira amatirizo y'ubuzabihe warubyisinye ibyisi mahoma ugwa mushikura ariko no muri kamubwira nasanzwe burya impyisi igira amazina menshi ayaye uziko impyisi ariko igira reka mubwire wavuga ni mahuma mushikura biheye impyisi ariko niko bikunda kugenda ubundi ikintu cyose kigira umumaro munini cyangwa amafuti menshi cyangwa umuntu nawe ufite akamaro cyangwa ugira ibifuti burya abantu baraguhimba pe baraguhimba bakaguha amazina agakwitirira nk'ibikoresho dukoresha mu rugo ariko rero buriya urwitirizo ntirugira amazina menshi se urusindano urushinge uruhitirizo ibintu nk'ibyo ntabwo ari menshi ubu se tuvuga ko ari menshi kurushaho ishokara ishoka se ishoka ifite amazina menshi ishoka indyankwi indyabiti ego imarankwi cyangwa indyankwi nibyo iryo ribaho imarankwi nawe ushatse kutujijisha ariko nanjye kwanga ndimbura amabuye ubwo wari utwifatiye nawe ndimba genda oya indimbura amabuye ryo ntabwo ribaho ntabwo iryo ntiribaho n'imarankwi niba bavuga imarabiti cyangwa indyankwi kandi wari urishyigikiye nyine yaradukubitiye mu kadeyi nubwo tuvuga ibintu tujye dusubira ibindi hari ikindi kintu burya kigira amazina menshi ariko hari ikintu kigira amazina menshi we babaza ba hari ikintu kigira amazina ariko buri wese nyine akita uko ashaka igiki inzoga se aya inyama ikijoro ni yewe ariko bari barumirwa ikinjoro yewe urarashaka kuvuga ikimiriti furi ya famiye ariko rero urabivuze nanjye numva byaba ati kinjore uvuze iki ikimiriti furi ya famiye ariko ikinyarwanda ubwo ni igitubura umuryango ikibyara muntu ubwo namwe muraje murakenyeye bakugize bate ariko rero uvuga ibintu musubira ibindi nanjye nigarutseho rwose pe kiriya kinyagwa nacyo cyanditse amateka ariko rero ukuntu cyateranije umuntu n'inzoka urumva cyateranije imana ku muntu n'inzoka urabyumva neza Adamu na Eva nyaho gusa se kimara imbaraga za Samusoni uriya mutipe Samusoni mama ngo afite amaderede aruta ya bomba agera wo muri Bibiliya bogoshe ubanze ngo baramwogoshesheje kuri ngo ntiyamenye n'igihe bamwogosheye mureke ibyo noneho muribuka Salomo icyo cyamukoreye Salomo we bavuga ko muri Bibiliya niwe muntu watunze abagore ngo igihumbi ariko bagakorya ariko kanarimo ngo bagore igihumbi ngo babyaye abana batatu gusa uretse wumve ahubwo umva icyo namashaka kumukubwira we ukuntu cyamubirinduye ngo Imana yaramubishije ati shaka rongora ngo afite ubwenge afite n'ubundi atariko uzirinda umugore w'umunyamahanga ngo aza kubona nk'ikigore gifite cyubakitse kunyamahanga Dawidi we cyamukoreye ibiki Dawidi we ni ishyano akuriya we nuko sinzi impamvu bamuririmba bakavuga ko ari we ngo muryango wa Dawidi w'intwari ya Yuda by'abagore ntiyabibagamo cyane ariko murakivuga Dawidi ntabwo ari we warongoye wabonye umugore ngo arimo gukaraba niba ari uwa Uriya kandi Uriya ngo yari yaragiye niba ari ku rugamba Uriya yari yaragiye ku rugamba kubera ko byari bibujijwe kandi yamugiyeho akavuga ati se yaba yasamye ngo amutumaho ngo agaruke ati
wowe nta kibazo umusirikare wanjye kandi n'iki gihe bijya kurarana n'iki n'umugore uriya ati oya ntabwo byemewe uzi ibi abonye byanze uko byagenze ngo yamwohereje ku rugamba atuma hati mumushyira imbere apfa none se ko yabyaye umwana imana igahita imuhanisha gupfa ndakwemera babwire yozefu Egiputa bamugura ntabwo uzi ibyo urumva ko cyagiye mwebwe rero muri ndacyakomeza nyiramataza papa sava nyiramataza wo kwangara rero gerageza nawe wamugani wawe bose niko none se bwiyibagije ndimbati na digi cyo kijyanye bidukorera oya namwe kirabakora tumuzanye mute ko ntari uwa kera umva rata papa sava komeza twebwire ibyo bya nyiramataza nawe bya ndimbati na digi bizanye oya twibwire ibya nyiramataza ibyo rata byanoze bya nyiramataza bari byo tubwira bari bavuze ruguru ntuzi kwangara ngara byibuze ibyo nibyo umuntu akuramo n'ubwenge twibwirire genda gura n'agacupa buriya gikunda amata ubwanjye bwanjye musigaye mubupfusha ubusa byanyu murabizinze bakabira ahangaha cyakura agenda ashyiramo amantuza batwongere gura ariko sura gura iziki tutubwire ndagura rwose iki ubwo se inzoga waka n'iziki ubundi se waretse se nkabikubwira ukabisubira aho amateka uyaziye none se ubwo ngatandagura agacupa none se ubwo si ibintu bisobanutse urumva atari ibintu bisobanutse ujya kubitangira amayobo ukabigurira amarawundi ngaho bivuge ndemba nawe bivuge none se ubwo kwangara nyine si umuntu nyine wataye ubwenge akagenda yangana nyine adafite icyerekezo akagenda ntaho agiye yakagarukira mu nzira nta hantu agiye urumva igisobanuro ubwo nibyo bintu ntabwo wabyisobanurira ubu araduhingaritsa dushyizaho kandi papa sava urumva ubumenyi bwose yari kubitubwira ujya umvuna mutwe nkibaza niba ugira ubwenge bikancanga nkuvuze iki oya uvuze iki hari aho ntaceceka nyibwira rati ubwo mbese urasoje umuntu ngo aragiye ngo buriya rakambabwiza ukuri ariko se ubwo ngubwo uvuze iki umva ukuntu uba utangiye kumpahana nyine wowe ikibazo ni uko ceceka nawe wowe ko utabisobanura nyine reka papa sava bisobanure ntiwiganye nawe urinjije ubu ntabwo ku mafaranga wari ugiye gutanga ubu ntihagabanutse wenda kimwe cya kabiri byerekana no kubwira ikintu utaruzi oya buretse ngiye mubwira icya mbere njyewe iyo niga ubwenge ntabwo ngiye ngira ubuhahara ntabwo ntanga jewe ndatanga nyibwira rati ngaho abanyabwenge nibakomvera aho nawe ariko waretse akayimwemerera inzoga akadusobanura ntabwo no kugira ngo noneho nyine oya reka mbereke ubwo uzi kugira ngo noneho mbibasobanurire digidi ndakumva iyo wivuje magendo bikanga umenya ko wakoze ikosa iyo ugiye ku muganga wabyigiye ubwo muje ku muganga wabyigiye rero sinanibuze uducupa tubiri ubwo tubaye tune ubwo ndimbati azishyure kuko ntacyo avuze soruce mu ijambo avuga ndagura abavura ariko kuki umureba umunyabwenge ariko ubundi atarivuga ry'uyu mugabo ndabyishyura kubera ko ari njye ukeneye ibyo rifate papa sava ubujiji bwe nawe ajya akabye ntiwemeye se ringu babwire dawe yakorewe batubwire umva ratategenda kumva rata papa sava uwo mugabo witwa ngara ako kantu dore nawe ko maho tugira amahoro iyo migeroni yawe ibyo bikopo mubonye ahantu hari buturuke inzoga ntago asomyeho ndabigarukaho nyuma nakubonye uno mugabo niwe wandangaje umva rero ngara uwo nguwo ibyo kwangara ubundi bikomoka ku mugabo witwaga Rukari yari umutware yitwaga Rukari noneho akagira umugore witwa Nyiramataza yego Rukari uwo rero yari afite ingo nyinshi bitewe n'aho ayobora yayobora guturutse mu mpugu urabona za Kamonyi hariya Rugobagoba harebare yari ahafite urwari akayobora Shyorongi hariya za Huro hari hanini akayobora za Zoko akava Rugobagoba Zoko na izo mpugu ziri mwaho ngaho zibari iyo si Gicumbi utari kumanuka za Gahini se hariya za Kayonza Gahini na Gahindiro
gahindiro subura muhuza gahindiro ko ari umva ko ari jye muvuga ngo ariko hari gahini wabayeho muri Bibiliya hanyuma se gahini agahura na gahindiro mwimvanga muri ko twumve gahini y'ahantu gahini ko ari umusore hariya za video nazakira mu ruzi komereza aho warugeze noneho uwo mugabo urumva ko yari afite uduce twinshi agiye afite yego ko njyanyeyamye ubwo nasobanura muri mu gutoka rya gatatu nyine ko yaba ari mwarimu umeze ute seho ubuzanye twumvikana ndimba ijambo rifite papa Safa urumva nuko uwo mugabo rero Rukari yego urumva ubundi waba ufite nk'aho hantu hafite ingo washakiragamo abagore byari byemewe kera ibyo ngibyo noneho abandi bakamubwira batari ko se ubuzajya uva isoko aho ngaho usize Nyiramataza uze urugobagoba wiraze nujya hejuru aho za Shyorongi wiraze nukubita za Gahini na Mukarange wiraze bitema ati njye sinzi harikira umugore ariko umugore wese uko yabibonaga umugore we ngo yavugaga ati uyu mugabo utavuga utagira ututaganira ni munyita umusinzi nsobanuzaho yangaga guharika Nyiramataza nyine niwe wari umugore nakurikiye nyine nzajya mbona uko mbivuga yabavuze guharika zibaho ngaho nawe yabavuze guharika byumva ariko se reka tujyane uko utari wabyumvishe kare ariko se dutuze twumve nuko reka rero hakwadukira umugabo witwaga Ngara akaba nawe muri izo nce hafi ya Gahini na za Ntuza na za Mukarange hafi aho ngaho Kayonza n'ubundi urumva Ngara rero aba azaje gushaka Rukari ageze asanga ntawe uhari ngo aravunyisha baramwakira aganiriye na Nyiramataza baraganira we igitwenge kiri aha ngaha mukubita imitoma aramwemeza agira ati umugore araseka birangira amongwamo muri iyo mutoma rero mu Rwanda barabikoraga hari n'umuhungu bw'iki gihe bwigiza karakajya muri bo baruga bahariya ahura n'umukobwa akamubirindagurisha amagambo uravuga ukavuga abandi ukisiga nibwira ratubwiye iyo mitomo uwo muvandimwe yakubise Ngara aramutomoye baraseka agati karaturika yego sibwa mu bwati nzagusure rata umugabo naza Rukari ngo ntiyavugaga yabaga ari umuntu wigize umuntu uremereye cyane wifunza ati ndi umutware ndayobora ndagirana ebana sange umugore yaciyeho batiri yavuye mu rugo yavuye asanga Ngara Nyiramataza yaraboneje aviwe ngoko agiye he kwa Ngara rero bajyogera aramujoginga ukwezi amezi abiri yego reka rero hazashira amezi abiri urumva Ngara we yari afite abagore benshi atangira kujya afata igihe mu bagore yagendaga capacapa hose acapata afata igihe muri uko gufata igihe rero Nyiramataza habaye aho yaramenyereye umugabo umwe arategereje arahebye birumvikana ahebye hazashire nk'amezi 6 7 8 Ngara agarutse umugore ati nkubwira n'ikindi arafuha azamura agatoki ati wandongo ishaka njye nkubona buri munsi sinkiraze wajyanye ayiwe Nyiramataza Ngara aragira gutya ati wa mugore we nuko ndi wa mugore ujya gukuma umugabo wawe ukaza kundeguraho ijosi ukandega agatuza abara mu pirimosoye ishizo azimukubita ati kandi ndagusenze nonanga deregite mvira mu rugo biriya bintu nabyo byari umuco utari mwiza ahita agira ate ko se we yajyaga gushega atari n'umugabo we umusenda rero urumva yasize ataye umugabo we atamwirukanye atagize ati wapfa kuhagaruka abarabungere yagiye iwabo bati niki kigusenze yego ko nta kabindi tubona aha ngaha karimo ikibonobono ko nta karimo iki ko ntabwo uzame n'iki abura icyo asobanura bamwubakira iki akazu k'uburushyi ati tegereza aho ngaho uzarebe ko hari uzaza kugusumba akazi umugore aragenda arakena umubiri uragenda uhinduka nk'uwiki yivanye mu biryo abantu bamubona bati dore wa wundi wikuye mu bususuruke nk'amasi wikuye aheza wikuye aho yaryaga akaba arimo kurya iki
ivumbi ari kurya ivumbi abaravuzwa amwara niho byavuye rero kujya kwangara bati se byagenze bitataha yagiye kwangara ngara aramwanga niho byavuye kujya nubwo uyu muntu twamuciye muri gihe koko yari ari mu kwangara nanjye ni ukwangara yewe ngara twari tuzi yuko ari ukwangara ari ukubura uburyo ari ugupfa nabi ariko nuko mvuga mu gihe kwangara n'izina rye arindi mu nzira none se ritagira aho yavuye ariko iyo nkuru niwe ari kumenya kwisobanura neza ukabihuza ute n'iyo nzira navuze kwangara ariko ubundi oya arabihuza ate n'iyo nzira hadi ubwo twari kukibundira tukwirije nyine kubera ko mvuze nti uriya fofo nyine bagira akantu bamuha niho havuye bya bintu byari bivuye kuri kariya gacupa yaraguriye uriya mukobwa urabona ribuze nyine naho ubundi ndimbati rero urumva bari abantu b'abaparijoro buriya biba bigusaba ikirere kumenya ibintu twita buvumonte na vudesani ariko rero ngoti buriya burimo ibintu byinshi urabona bari abapara iyo bajya kuzamura agasegereti oya ibyo twaganiraga byasaga n'ibihumuje ahubwo nari nkamazemo nanjye nta kibazo naduha agafagitire n'abafagitire ariko rero wageze neza muvandi papa sava akoze kabisa wera cyane muri ko mbese inzoga ntimaje kunanirwa maje gusaza ndananiwe se gerageza inzoga irankubise ariko n'abandi dore n'ubundi wabimenya urayimuha uyu niwe muterankunga wacu ni bama kandi ni sawa nta kibazo iyi nzoga ngo yitwa iki Shildans naya ngayigura yego ngo yitwa nde igura ngahe Sheridan's none se wayinyweye se cyangwa uraza kuyinywa iyi namaze kunywa rwose ko ndumva ivugitse neza nanjye gutaha ni mu ngarura hamuzayingurire ibihumbi bita bisigaye binanira n'ibicupa binini ibihumbi 50 ni kwigura igura ibihumbi 50 uyiciriye muri iyo ndinda ntiyabyimba ijisho ntiryagira oya ni nk'imitobe nta kibazo cyayo rwose umutobe kandi ubyimbisha umutobe none so ariko ni nk'ijerekani nta gusinda se oya gake gake umuntu arayinywa ntagire ikintu yitwa inzoga yari kuduhaza twese umuntu ayinyweye ari umwe nta kibazo ahubwo se yaduhaza twese ko numva ahubwo yakoresha ubukwe none se 50 ubundi Marigarita wamutubwiriye uti ko wirengagije abakiriya b'imena bimeze bitanu abatwara arimo ariko namubwira akazi ndatsinzwe pe ariko ndabona naje najyaga nkunda primus ariko ndatsinzwe nanyweye amacupa menshi cyane ariko serivisi za hano ziratinda rwose zatinze twibarirage twaryohewe ariko twaryohewe ariko sava habaye hari n'agakosa nk'abavandimwe ndashaka kukubaza inzoga yitwa Sheridan's hano muyigurisha ngahe papa sava ntayo mfite iyo ngiyo pe kuko nta n'abantu benshi bajya bakunda kuyimbaza naranabyirinze nanze no kuyizana ariko urayizi si uko imera ndayizi hari ahantu nigeze kuyinywaho gake ariko gihe nta muntu ujya yimbaza ariko hari izindi rwose mwahindura nta kibazo tukabaha izindi zirahari irasindisha se gusindisha gusa kugira ngo iroroye ku buryo umuntu atamara icupa ari umwe none se nawe ushaka kugira usororo nawe wayidutumiriza umuntu akareba icyo gicupa gusa ndayituma nde koko ahantu iri ni hari hirya ku mabanki hepfo kandi umuhungu najyaga ntumari guhata ibirayi wazimaze none se mwicishaho icyashara oya sirya jyanye nirwa nyigura rwose kuko ntawe yimbaza mwicishaho icyashara rwose n'imurebe izindi ndashaka kukubaza ku buryo umuntu wawe tumubwira ngo fata icyo kunywa agafata iyo yitwa Sheridan's mutayigira yarangiza akavuga ngo aranayinyweye ngo arayimaze ngo ni agatobe ngo uturumuge nta kibazo uyu se reka yagasore ese papa sava uyu ntabasha n'igikoma se ubwo yanayihumuriza usibye no kuyinywa ni igicupa kinini wabirinduye icupa koko nyagasani reka nkubwire yewe narumiwe koko urumva irukana ishyano irukana umuzinga urabona ko ashobora kudukoza isoni umuntu barakuguriye aho wakafashe ibyo ushoboye ugiye kwandika n'ibitabaho n'ibyo tutagira nagiye mu witera isesema aho ngaho amafaranga aravuna wakira rero genda wandika fagitire itariho soni ubundi se wanyweye iki
nari nanze kwica akazi njye ngo Red Bull ngaho ni mu nyumvire inzoga igura amafaranga 2,000 wangiza ukishyuza abantu 50 koko rwose mbure ntabwo uzi ko ari mwebwe muducaho abakiriya umva reka nkubwire ese ubundi mubikora Mariya nawe nyine yinyuzemo ko ndavuze ngo ariko urabusa wakuye benshi twebwe ntidukura sibyo uzahita ukirukana ubirambabaje kuko yatwirukanira abakiriya bose nta muntu wazongera kunywera bereza vaha ngaha papa sava ntago baba baguhaye akazi ngo ugakore ni mu mwihorere ni munayishyure jyewe ndayamukata kubaragaragaye we baratubonye jyewe ndaje ngo agapeti nabubwiye gufata akantu agahita kurorwa ko nyage runini ariko urajya kuvunika izi nzara baziterekaho batagakoze ese wari uzi ko dufite imashini ipyatura amafaranga